ndashishikariza abanyumva bose abatuye isi, nta muntu ukwiriye gusabiriza amasengesho. Iga kwigerera imbere y'Imana, muduhe ku mavuta yanyu, bayabonye uri hehe? Kandi nawe uba mu nzu y'Imana kutari umupagani, ntabwo ibintu byose bisabwa. Ndagira ngo mbwire abanteze amatwi ntunyumve nabi, buriya ari umuntu wagasengerwa umurwayi, umuntu ugeze kure uri muri koma uwakwiriye gusengerwa. Hari abantu bari mu kaga gakomeye aho batagisho, ariko wewe uri muzima, nta kindi kibazo. Ukwiriye kwiga kwigerera imbere y'Imana, kuko Imana navuga ngo niba ari ukwicisha bugufi, ntabwo ari bya bindi ngo ari umuntu ukwiriye kukugererayo. Tujya tuvuga ko umwenda warahera watabutsemo kabiri ngo buri wese agereyo. Iga gushaka amavuta yawe, ubyuke saa 9 usenge. Iga gushaka yawe, ufata kusi wiyirize, uhamagara. Iga gushaka amavuta yawe, ushaka imirimo izaguherekeza. Ni ukuri umuntu yagusengera. None se niba afasha abakene nabyo azabigutwerera. Iga gushaka imirimo. Niba asura abarwayi, iyo mirimo niba nasuye abarwayi bizamvaho bikujyeho. Iga gushaka ibyawe, shaka amavuta kugira ngo umukwe atazaza ugasanga uri mu kizima kandi ugomba kumusanganiza itara ryaka. Aka kantu ko kuba maso, indibuka Yesu ari kumwe n'abigishwa be mu gashyamba. Ntago iyo Yesu yajyanaga n'abigishwa be ntago yababwiraga ngo ndabizi ko twirirwanye mwananiwe muryame. Yarababwiraga ngo ababwira ngo mwananiwe ngo ndabasengera. Yarababwiraga ngo mube maso, musenge mutagwa mu moshya. Ba Kristo bene data, shuti z'umusaraba, ndakubwira ngo iga kuba maso usenge. Ntawo kugusengera wundi ni wowe ugomba kwigerera imbere y'Imana, kuko buri muntu wese hari igihe imanza zizaza yigerera imbere y'intebe y'imanza. Buri wese yivugira ibye, ntawe uzakuvugira. Habe n'umurwayi azaba yabaye muzima, n'abapfuye bazaba bazutse, habe n'abami n'abaperezida ku isi, buri wese azigerera imbere y'Isumba byose. Iga kwibera maso. Harimo abanjakariye ngo nageze boîte Cadillac, none n'utubari twose Imana iradusuye. Imana irahageze, ije kureba ko ibyo barega Sodomo ni Gomora. Isengero zirakinzwe, ntabwo zirakinguka kuko yambwiye ko umunsi zafungutse, ngo n'abana bari mu nda bazabimenya ko Imana yakinguye isengero. Twikomereze. Ubwo Imana yansuraga yarambwiye kubyerekeranye n'aya matura abantu muri gutura ko ntaho biri kwandikwa. Icya 10 ngo ntaho cyandikwa n'amaturo. Wenda noneho nimushake mu ndangize rwose mu ntera amabuye, nitabye Imana byararangiye nitwa Riziki Chantal. Yambwiye ngo umunsi wo gutura igihe ni Kigali zabibabwira, Uwiteka azabibamenyesha. Iki si igihe cyo gutura, ngo nimufashe abakene, amaturo yanyu nimuyashyira abakene, nimufashe abababaye, nimufashe abari mu kaga, ngo nimwishakire imirimo igiye kubarengera imbere ikabatambutsa kuri Yorodani. Ngo imirimo igiye kubavugira ahubwo gusenga bigiye kubananira, gusenga ntimubishobore kubera gakonje disi grande vacances. Ntago izakomeza icecetse, iraje. Yarambwiye ngo abantu bagiye bakora ibiganiro ku maradiyo, Uwiteka yarabyumvise bibaza ngo mbese Imana iriho. Imana irambwiye ngo haba abakirisitu n'abapagani murayibonye. Yemwe bantu b'Imana, by'umwihariko ngabwira abakristo turi kumwe muri iki gihugu, Uwiteka araje muramubonye, abatamuzi muhumure, Imana irabiyeretse. Ngababwira ngo Imana murayibonye. Ije ikenyeye umuriro yiteye umuyaga, mwitegure kwakira umushyitsi muhire. Ndetse ikambwira ngo isi akaga karaje, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Bene data, irambwira ngo hagiye gutera inzara ikomeye itarigeze iboneka mu Rwanda. Irambwira ngo iyi nzara ngo umuntu azajya yayura kongera guhuza inzasa yandi bikunde, arinde apfa ashize mu mwuka. Muraho yemwe, muraho yemwe abajyama n'abaniga abirirwa baterura ibyuma ngo muri gushaka ibizigira. Ngaho nimwongere mu biterure, Imana iraje. Aho gushaka ubwami bw'Imana, yemwe abakina n'ibyaha by'ubusambanyi, abagore n'abakobwa
batanga za avanse, abubakiye ingo ku byaha by'ubusambanyi, Imana iraje iciye mu ngo zanyu, ije kureba ko ibyo bari kurega Isodomo ni Gomora ari ukuri. None ubu ubwitange bwose ni isengero gusa, ntago twakubakira abatinda abana b'imfubyi batagira aho kuba kubera ko imbaraga zaramenaguritse. Ariko kera hari igihe bagicishagamo itorero rikishyira hamwe by'abana paruwasi akabigiterane, kigasiga cyubakiye umupfakazi, kigasiga yihanya abantu benshi bakamenya Kristo bakava mu byaha, imbaraga zitaramenagurika. Sinjya kubabeshya nimwumva mvuga abapasiteri n'abashumba, tuba dufite ibihamya byinshi n'abaduhamagara barira bagiye babyarana n'izo ngirwa n'abapasiteri. Uretse ko si abapasiteri ni ugusebya abapasiteri, hari abapasiteri bazima b'inyangamugayo, hari abashumba bakijijwe, ariko hari n'amabandi abihishemo inkozi z'ibibi, ugasanga nubwo ari umushumba ariko ni ibandi, ni isarigoma, kirasambana. Icyo ngicyo wose umushumba ni isarigoma. Reka wose mujye murakarira rimwe, kubera ko na Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwanzoka z'impirimwe. Yohana umubatiza nawe aravuga ngo mwabana bishiramwe, nuko yabonaga ari abana bishira. Burya umuntu w'umutambyi, umukozi w'Imana utinyuka gusambanya abayoboye arenze n'ishira, urwo ni uruziramire, nuwo ntago ari umukozi w'Imana, be kubeshyera Imana. Uw'Imana ntiyigeze imumenya. Abo ni abakozi ba Satani, ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera, abadayimoni, Satani, ngo nibwo byose bizabona kurangira. Bene data, tugarutse mu rwego rw'itorero ryacu, noneho itorero nakijirijwemo rya Pentecote, amateka yaryo kera habayeho, bigeze kugira imbaraga, bigeze abapentekote kugira ibihe byo gukundana. Abapentekote abarokore basengana, utakumva umupasiteri hakanyanga na gake cyangwa umushumba, bitwararika, bubaha Imana, ari intangarugero mu rwego rw'igihugu ndetse no hanze, ari imfura, abakozi b'Imana, abahanuzi batagenda biyamamaza n'abavuga butumwa, ahubwo bamamaza Kristo, badakora ibyaha, bahinda umushyitsi imbere y'Imana, bagihuje basenga, bahuje ntawe ubameneramo abarokore. Iyo umurozi yageraga mu rusengero, yinjiye mu rusengero ubwabyo byonyine gusa, bari bafite umwuka wera. Kera habayeho hano iwacu i Rwanda, pana muri Israheli higeze kuba ibihe bya Pentecote. Umurozi yarinjiraga, kumva bamwe ati wi, abandi ati abandi ati pa, bakabwira pasiteri ati bawegetseho urugi turumva twinjiranwe, bagasenga, Imana ikaba yamusi. Iyo atihanaga cyangwa akizwa n'amaguru ahita asohoka batarakinga, baramufataga bakamucisha mu madirishya. Bene data, nshuti z'umusaraba bankurikiye, abesha amateka ntimuyazi, hari abantu benshi bacishijwe mu madirishya rwose, bagaterura bakajugunya kandi bagakingura inzu y'Imana, nta murozi wabinjiranaga. Bene data, imbaraga zitaramenagurika. Uzi ko basengaga, abagore bakikorerana imitwaro, ufite urugo rubi bakagira agahinda, abandi bakibagirwa ibibazo biri mu ngo zabo, bakamusengera. Abakobwa bakabasengera, n'abatakagombye gushaka bakubakirwa. Habaga ibitangaza, bamwe bakabona abagabo batari kuzababona, abandi bakabona abagore batari kuzababona. Hari n'ababyaraga ari ingumba batari kuzabyara, bikoreranye imitwaro, kandi n'abagusengeye ntibagende babyirata, ahubwo bagashima Umuremyi ko Imana ari cyo yakoze. Umushonji cyangwa umukene n'umutindi wabageragamo. Hano mu migi za Kigali, umuntu yaje yambaye ibirenge cyangwa se yaje yambaye kamambiri zidasa, abarokore bamwe yabireba akagura kamambiri ku kindi cyumweru agacunga wa muntu yaje, akamubwira atari umuntu wakuntumyeho, akira impano yawe, nako akira ubutumwa, ntanamubwire ati ni njyewe wakuguriye izi nkweto. Ku buryo undi niba yaramaze iminsi asenga, umwuka yaramwongoreye ati nzaguha inkweto, akavuga ati ni ukuri Imana yambwiye inkweto yazimpaye. Ihimbazwe, bagashima Imana, bagashima Umuremyi, ntibashima abantu. Bakabona imikorere y'Imana mu buryo bufatika. Muri bo yabagamo umukene, umupfakazi, inzu se wenda yamusenyukiyeho, yabonye hari n'abitangaga bakamugurira ikibanza. None ubu ubwitange bwose ni isengero gusa,
ntago twakubakira abatinda abana b'imfubyi batagira aho kuba kubera ko imbaraga zaramenaguritse. Ariko kera hari igihe bagicishagamo itorero rikishyira hamwe by'abana paruwasi akabigiterane kigasiga cyubakiye umupfakazi kigasiga hihanya abantu benshi bakamenya Kristo bakava mu byaha imbaraga zitaramenagurika. Ahangaha nongere ngaruke ku mwana kiri umwana muto navugaga nk'umwana muto nkanibwira nk'umwana muto. Bene data ibyiyumvo servo y'umwana uko umwana atekereza nta mwana kwambara ubusa k'umwana ntibimutera isoni ndakurahiye nta kibazo umwana yagira kuko yambaye ubusa reka da kuko batarashyikira ijambo ubusa icyo ari cyo. Ariyo mpamvu ushobora kubona rwanira no kwiyambika ikabutura akayicisha mu mutwe, ushobora no kubona wamwambitse ukabona bikuyamanejejwe no kwambara ubusa akagenda yiruka ari guseka kuko ni umwana. Nagiye mbona abana bato cyane cyane nk'abakobwa reka bariho ntangarugero utwana tw'udukobwa duto bakatuzana nko mu materaniro nyina yakambitse agakanzu keza. Abagore bazi gushyeshereka ibyo bita gushyeshereka kubyinirira ati mama shenge we yucyucyucyucyu gikobwa we wambaye agakanzu keza wajya kubona ukabona umwana arazamuye akazamura kagakanzu tido harimo n'ikarisho tido harimo n'ikarisho papa yanguriye ikarisho ati reba harimo ikarisho iriho udusharo kubera iki ni umwana. Bene data mwabagabo mwe nawe wakwambara suveto migura 100 washima mu rusengero ati murebe nambaye suveto migura 500 wenda tubare iramutse ibayeho wayerekana washyikiriye kwambara ubusa icyo ari cyo. Hari ibintu tutagombye kwerekana kugaragaza isoni z'ubwambure. Bene data mwabagore hari ubwo wakwerekana agasutiye ati murebe ndashimira Imana ko nambaye isutiye ihenze. Ibyo ni ibintu biteye isoni ntiwabigaragaza nubwo yabihenze nibanga riri imbere. Hari ibintu utakwerekana biteye isoni. Imyaka yawe ikiciro ugezemo kuba ukicigishwa kwambara uri umubyeyi bakaba bakikwigisha kwambara. Uri umukobwa ngaye amajipo asatuye mu ngwiro z'ibibuno bakikwigisha kwambara imyambarire. Uri umusore bakikwigisha kuzamura imyenda gutagaragaza amasuvetoma n'amabara yazo wambaye. Uri umukobwa ni ngombwa ngo tumenye ibyo wambariyeho imbere. Imyaka yawe ikigero cyawe ukajya mu bukwe wambaye isengeri yanitse amabere n'imishanana. Uri umupantekote uri umuhanuzi wuzura umwuka wera ngo uri marene wambaye ubusa. Uri umugeni ukambara akantu gaciriye aha gusa. Boshye uri uw'isi ubundi cyarangaga umugeni. Biriya byose bambara binasesuye byagaragazaga ko ari umuntu nyine utwikire kuva ku mutwe. Ni gute twajya kureba isoni z'ubwambure bwawe? Amabere yawe n'indi uyashaka kuyareba bayamenye se bitanga iki? Mwene data biteye isoni n'agahinda kuri umukristo imyaka yawe ugezemo waba usengera kwa padiri nk'ibindeba waba uri umuprotestante aho uri hose ni gute umusiramu kurusha kwambara. Umugore akitwikira mu musigiti utabona mu ntege ziwe masera kwa padiri akambara ntubone mu ntege ze ariko wowe uzura umwuka wera wowe wumvisha ubutumwa bwiza ni ukuri bw'ubwami bw'Imana ukumva ijwi ry'Uwiteka ukangukianda ariko kambara ubusa. Ukurikije igihe tumaze twigishwa ijambo ryo mu Baheburayo ngo tuba turabigisha babandi ngo twahindutse abo kuramizwa amata za nyigisho z'ibitangaza gusa zo kukubwira ngo yarabibonye ngo akira ngo bwira mugenzi wawe ngo ndabitahanye ngo fungura isakoshi ngo igwa amafaranga ubwo nubwese ikorayo namabandi kubwira gutyo. Ntago Imana duhamagariye gufungura amasakoshi ngishyiramo amafaranga. Yesu yaravuze ngo nazanywe no kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo kandi bwishi. Ntago ari amakofi mu mafaranga ntaho bihuriye n'iby'ubwami bw'Imana. Akandi kantu nanone karanga akamenyetso karanga abana. Burya abana bakunda kurangwa rimwe na rimwe no kwinyarira. Akabikemura rwose ariyo mpamvu babambika amaranje n'amapampex cyo byose bakamwambika kubera ko bazi ko ari bubikemure. Yaryamara birangiriza aho ngaho. Mwana abana barinyarira nta kibazo afite ashobora no kuva aha ngaha akajya kuri aritari ku ruhimbi ari kwikinira no mu nzu y'Imana aho abantu bateranye akagenda uwajya ko ukabona aranyaye kandi agaseka kuko ntacyo bimubwiye. No kwinyarira abana barabikunda burya
ariko hari igihe usanga afite umubyeyi agafata igiti akavuga ati nkurikije imyaka yawe ntabwo wakagombye kuba ikinyara mu buriri, agacisha agakwita ati nukure n'ikindi gihe. Bene data, nyamara ari uruhinja bazimesaga bari kuvuga ati umwana nukuri iyo waranyaye, ariko hari imyaka umwana ageramo nyina cyangwa se agafata igiti agakubita. Bene data, niba abana b'abantu turambirwa inkari z'abana twibyariye, Imana yo mu ijuru ninejejwe n'inkari z'abadacuka mu rusengero. Burakeye umugabo ngo yaguye mu busambanyi, ngo nongeye naguye ngo aje kwatura. Nta gufata icyemezo ngo ucike kuri uwo munuko wo kwinera. Ndetse ukageraho umuvuga butuma ukajya kwigisha abantu ukirigisi ukicituma mu myenda ugisamba ugitingana. Niba ababyeyi barambirwa inkari bakaramirwa kumesa imyenda y'abana babyaye, Imana niyo izahora ikumesera iteka n'itarambiwe uyu munuko mu itorero no mu bashumba bakikinera, bamwe bakinyarira, abaririmbyi bakinyara, urigisha abandi nawe warabojeje aho uryama, harabaye harutwa n'ahinga hanuka ngo mwana imbabarire nongeye nasamba, imbabarire bankora kwe ku mabere boshye ari amavoka birirwa bakandagura. Ntukwiriye gufata icyemezo ukavuga ati nkurikije imyaka yanjye, rigahuzanira jambo ryo mu Baheburayo ngo ukurikije igihe tumaze twigishwa. Tuba turabigisha ababandi. Hari ibyaha bitakagombye kuboneka ku mudiyakoni nko kujya mu bapfumu bakuroze ngo ugiye kwirukisha. Niba dusenga Imana ivuga inakora, kuki tutasenga Imana ikadukiza amarozi? Iyi Mana ikiza gripe yonyine. Nikoye niguturi umukobwa wirukanga mu ngo z'abasore ugiye gutanga y'amavase ngo ugiye kubasura, kake ngo wagoye kuki udacika ku nkari ku bintu byo kwinyarira no kwinera, ugahora uboza imyenda, ugahora uboza amatero uryamaho, kurara uririmbamo ugahora hanukamo ubusambanyi hejuru yawe, itorero usengeramo hakahora hanuka ubusambanyi, itorero uyobora hakahora hanuka umwuka w'ibyaha by'urukozasoni, gukuramo amadu, ubwicanyi no kugambanirana, hakahora hanuka amoko, ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa, hakahora hanuka ubujuru, uri igisambo, uri umudiyakoni wiba amaturo, uri umuntu w'umukristo ukijijwe ari uburana imanza z'amahugurwa iby'abandi.